tugarutse gukora iki hano Makura? Hari ikintu cyane na kimwe wasize muri iyi nzu? Ibyaje se ndabijyanye? Mama Anita, ndakwinginze mbabarira unyumve. Kukumva ibiki? Nabuze aho ndara, naraye hanze ibisambo biranyiza. Nta n'ikintu na kimwe bansigiye. Nise imyenda uko mbonana nambaye, nizo zonyine nasigaranye. Iyo mitwase uri kuyizana kurinde Makura, abanyabyaha ngambwiye kiragera Imana ikabibagirwa. Mbabarira umvira aho ugende. Mbabarira ndakubwiye ngo mbabarira umvira aho ugende. Ndi kuvuga Icyongereza cyane ndi kuvuga Ikinyarwanda. Mbabarira umvira aha, umugabo wanjye atanagusanga aha ngaho. Genda. Sekuru kugenda ukurenduka. Wagenda ukava aha ngaho. Amazina yanjye ni Makura S. Niko nisanze nikore umusura w'abandi kandi bemereye. Mu mutima wanjye nkicara ndwana intambara z'abamvuga n'abamvuma, kandi ni ukuri ntacyo nakoze cyatuma isinya ngurumu. Mama Anita. Karam. Winon. Umuntu hamagara inshuro irenze ibiri itatu utaritaba. Harya nawe wize kwitabishirire nk'aba bandi. Ntabyo ndi gukora. Ibyo ndabyumva ariko si none kwitaba ngo uziko yakinze yaje yabaye nk'umudugudu hari cyangwa kagana. Sinakushaka. Mbo ntacyo. Hari ibintu ngira ngo aya nanone sindirimbo ndavugana nawe byinshi. Umva rero kano kanya umva icyifuzo cyanjye. Urukunyumva ukurugutura amatwi unyumve neza. Ugiye gufata utwawe twose uhere ku gitambaro utega mu mutwe ugire ku nkweto zawe wambara ubu nusokera mu rugo ugenda aho turutura hasi. No se dasubira Kanyase nani kintu tuvuganye ni iki cyakora. Kanya nani kintu tuvuganye mumfata ibyanjye mbambire ngende. Nibande baniranyije nawe. Nese mbere yuko mbambira ibyanjye ngo ngende nakoze. Umva ndambe kubara n'umugore utabyara hanjye ngo Mama Anita ubundi nta kintu. Nese kubizi ko twajyanye ku bitaro bakambwira ko nwite, tukajya no mu cyuma bakambwira ko nwite umwana w'umukobwa. Uko kutabyara guturutse kuze mpamvu. Nese ubundi ndakumva ngombe komeza umbwire. So wite umwana ukamwita Anita, tumaze kuva ku bitaro bakibwira ko nwite umwana w'umukobwa. Nose kangubaza akabazo sibyo njaka kukubaza unsubize umugore abyarira meza ngaye. Amezi 9. Okay. None ubu tuvugana hashize igihe kingana iki? Si umwaka. Rero ntambiwe gutegereza intavuka. Ni igikerese? Ni buyesi? Nese nta kindi gisubizo kibazo kuzo watuvuga ngo mbambe byandi ndende. Nda kindi ndabundi buryo twabinyuzamo atari uguhambira ibyanjye. Urifuza ko nshaka ikindi gisubizo kitari kingiki? Okay. Reka nze nkwereke. Ngiye kuguha amahirwe ya nyuma. Genda witegure ibyo wari urimo bireke. Witegure uze tuje ku bitaro bagupime
bagusuzume barebe ikibazo ufite nta kindi. umuganga wampimaga icyo gihe yaragiye ntabwo agikora, ubwo rero byasaba gushaka aho akorera akaba ariho tujya akampima. Ntabwo nanone abaganga bari bose barajya gupima bivamo ingaruka mbi zanatuma umwana wanjye apfira mu nda. Ako ubaga muri digitali ubaga muri analogue aho kukimuhora mwarasigaye uzi ko ubu basetse n'umuntu uvuye gutanyina nawe uraho rero batumbitse ndikorera nicyo bikubwirega nta nicyo bikubwiye ngo umuganga mbimaga ngo yaragiye. Abaganga bose ni kimwe ariko ubu ugomba gufata umuganga umwe ukaba uri gukurikirana. Waba usanga nawe waneye umwana inde uwo muganga se cyangwa njye we ubwo nibyo njya kubwira ngo ikazo ngo nijye utubita bya kubera iki gute natajya kwita umwana izina ataravuka kubera iki bityo bikanarinda bisakara hanze mamanita byari ngombwa kugira ngo utu umwana izina ataravuka. aho ni wowe hera mu bigi nawe nayo yakadukubya buri gicucu wanasigaye inyuma cyane mu iterambere. Ubwo si muri iki gihe ko abantu bita abana b'amazina mbere nibwo bwa mbere wabo. Ese none kangubaza ikindi kibazo, iriya myenda twaburiye umwana n'ibikoresho byose twateguye kare, imyenda ye n'ibindi naho tuzamuryamishe n'iki byose ni ikosa nitwe twambere tubihebye. Ubu nibwo busiri mu buri sibyo ibyo nibyo wagenda ukagira urwitwazo aho kubundi. Kangubaza kuvuga ngo umwana yitwa izina muhamagare mamanita nibyo bigiye bifungira umwana mu nda birabugenda biramuzirika aherumwe izo nizo ziba nzitwazo. Erega n'Imana yarakara bikatuviramo ingaruka zo kwita umwana izina ataravuka. Ndimukabicucu ngo nimurangiza mujye kuzanamo Imana wotinya Imana ahubwo ngiye mwaranyibukije wibuke ko icyo gihe bagupima njyena nasohotse umuntu amamagaye kuri telefone sibyo ingarutse urambwiye ngo umuganga guhaye igisubizo kutwita umwana w'umukobwa urabyibuka mbaza na muganga wubwera nyibwira ati koko nibyo umugore watwita umukobwa. Nanjye mfata umwanzuro ariho nahereye kumwita Mita kagera naguhamagara Mita. None si ibyo nicyo kibazo. Umva rero oya nje nta rindi magambo nshaka kuvugana nawe none ntabwo tugiye gusigana, ntabwo tugiye kujya impaka. Niba wanze ko tujya ku gipimo tugumye kunjegembeshe ngiye mu mutwe wanjye ari n'ibintu byinshi byo gukora. Wana watabifite umva rero fata utwawe uko natanye kubikubwira uranyuma inzira yizi yakuzanye kandi niko bivuze uzagaruka utsigatiye umwana cyangwa uwo mutwe wawe wamaze gutekereza ko ugomba kwemera kujyana n'umugabo wawe ushyira ku gipimo. Ntaga umuganga iki mvuze ngo iki mvuze ngo iki mvuze ngo iki madamu ngeni makura sinakubwira ko